turabashimiye abakurikiye Imena TV. Iki ni ikiganiro twakoranye n'abakina mu Imena TV haranje casting. Uyu munsi badusezeranije yuko bagiye gukora noneho ibikorwa bakinjira neza. Sinzi ndakeka hari ugeze atubwira ko mu kwezi kwa gatandatu cyagushyira kwa karindwi ko aribwo bagiye kwinjira mu mukino wa nyawo, noneho ibyo batatweretse bakabitwereka. Ndumva rero buri wese yasezera akurikiye Imena TV mu buryo bwiwe, dufata n'ifoto y'urwibutso kuri uyu munsi. Share, like, comment, and subscribe. Ciao, murakoze cyane. biri ku rwego ruhagije ku buryo umuntu wese nabona iyo mbimenya iyi filime twakinnye arabona nkaho twari dusanzwe dukina filime. Ubuzima busanzwe urumurezi urumurezi hanyuma ko navuga ko nari ndi mu nshingano zanjye nk'umurezi kuko kurera ntabwo birangirira ku ishuri, na nyuma y'ishuri turabikora. Nza kugenda nyine ndabagana nize amahirwe ngo umwe mu bo batoranyije. Casting ikindi nabonye yari imeze neza, guhishura ukuntu filime izaba imeze. Niba casting yari imeze kuriya, filime izaba irushaho, izaba nziza kurushaho. Birumvikana cyane. Twavuga ko iri ari imirabyo, inkuba ntiziraza. Abantu bagasohoka mu mawe. Mu bintu byankuriye kuza muri filime navuga ko kuba nagira ubutumwa mpa urubyiruko by'umwihariko ndetse n'abanyarwanda muri rusange, nibyo bintu byankuruye kuba nagaragara muri iyi filime yo ku Imena TV. Ibintu bya filime nabijemo mu buryo bw'uko mbikunze mbyiyumvamo, nakuze numva ari impano nifitemo, ari ibintu ngomba gukora uko byagenda kose. Umva ubu nubwo wenda sindagera aho nifuza ku rwego rwanjye pe, ariko aho ndi haranshimishije ku buryo niyo nicaye nkitekerezaho numva ubwanjye nubashywe da. Mu bantu bagize igitekerezo cyo kuza Imena TV, gerageza kuba nagaragaza impano yanjye, barayibona. Muri make biranshimishije cyane. Nitwa Ntirenganya Jean Baptiste uzwi nka JB. Nanjye ndi umunyamakuru ku ishuri, ndamamaza bivugira inka sometime, nkanogeza imipira ku bigo ngira ngo abantu bajya bambona kenshi. Kuba ndi umukinnyi wa filime mba numva binshimishije. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Hano mu buzima busanzwe ntabwo njya nshukana, yahara nabikoze nka filime. Kuko hano naho hari ikinyabupfura tuhigira, cyane kuko nari mbonye amahirwe yo kubyinjiramo, negera ushinzwe
Imena TV cyangwa se uwayihanze iyo Imena TV then anyujije muri abo bakinnyi ba filime nanjye ubundi umwe mu bakinnyi ba filime bakorera kuri Imena TV. bashaka ko baba bakinnyi bo ku rwego mpuzamahanga birangira ahangaha. Ikintu tuba tugamije ni ukugira ngo twigishe urubyiruko ndetse n'abana yewe ndetse n'abandi bantu muri rusange yuko gushukwa ari ibintu bibi cyane, umuntu ajya akora ikintu cyose yitondeye. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Ndamusaba subscribe, ndamusaba share, ndamusaba comment. Ibyo bintu umuntu uzabinkorera azaba inshuti yanjye irenze, niyo nkunga musaba. Musheri wanjye baheruka turimo gupanga ubukwe. Turimo gupanga bugeze kure, ahubwo turabatumiye abakurikira Imena TV. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Ngenda nkigisha buri mugabo wese ko yabasha guhinduka atitaye ibiranga mba ndi gukora, banumva byagira ubifasha. Ari ntumbero yanjye marumva ro gukina filime nkagera ku rwego rwo hejuru. Yes. Waba uri umugabo udatanga ko uyiha umugore ukagomba ukumva ko ugomba kwiha umugore, kubera ko abantu bashukana ni benshi. Uyu yasanzwe abikora. Wagira kubeshya. Navuga ngo abantu bakoranye na filime y'umva imenya ya casting. Barandebye bavuga ati kabisa iriya ntuzarore yagukwiye. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Nazirebye kenshi, nazifata umwanya, ndazikunda no kuba nazikeneye numva ko ari byanyoroheye. Twari abanyeshuri batatu duturuka iyo mu byaro nyine. Ngira ubwoba noneho bazanye umuntu ndavuga ati mwana yanjye no muntu abaho twaraje dusanga ari akazi kamwe gakaze batugurisha. Ndabona mbirimo neza nta kibazo. Nta kibazo rwose, ababyeyi baragushyigikiye. Barashyigikiye cyane. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Ngize amahirwe nabona ukina filimi mbona Imana yaba yaneganyirije nawe namwibara nta kibazo. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Ni ibintu mbega nahoraga nifuza kera kose. Baranditse ariko nyine mu buzima busanzwe ntabwo bashuka. Umuntu agomba gushyira imbere n'ukwiga gushaka amafaranga nyine akabikora nyuma y'amasomo. Yamfashije gusabana n'abantu bose. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Buriya tugiye kubijyamo natwe. Ni filime twarebye natwe nyine tukumva turishimye cyane kuko iradufasha mu buzima busanzwe. Buriya numva ko waba umugongo ufite ingufu aheka mama wambyaye kugira ngo mbeho kabisa, yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Yewe ni impano ngomo yo gukina casting Imena TV yakoze, nanjye numva nishimiye gukinana nabo, numva ndanabakunda nabo barabyishimira bakambera n'inkunga. Nayikunze kuva kera, nifuza ko nabona nanjye ahantu nakwinjira ngakina. Iyo babwiye ko nshaka kuzikina nabo barabyishimira, bakambwira ngo nimba nta hantu nzajya gukina nzababwire bazanjyana nta kibazo. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Mbona ndabishobora, nsanga iyo mpano n'ubundi ndayifite. Mfite intego yo gukomeza ngakomezanya nabo. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Ushobora kureba akavuga ngo wenda nk'abantu ibintu bakora nta musaruro, aho tw'umusaruro turawufite. Niba ngombwa ko aka kanya turi gukora nabo batabibona neza, dufite byinshi tuzakora bikiyongera. Ku bantu benshi batazi nk'icyo nkora, ngende umutekinisiye, nanize computer science, nkaba nkora ibintu bya electronique. Ku muntu wakenera ibintu bya tools bya product, aho yangana n'ita secteur. Izo nzozi zawe nutazibungabunga uzafeiringa. Rero igikorwa kiracyakomeje, ibintu byinshi tubateguriye birahari. Ubu rwose ntimugire ubwoba. Abakurikiye Imena TV ni hahandi kugira ngo tuhahurire, ni subscribe, share ndetse na comment na like. Dufite filime nyinshi ziri inyuma ahangaha mutegereje, mwese muduhanga amaso.